Tubahaye ikaze nanone mu makuru y'imyidagaduro ari kuvugwa kuri uyu munsi, aho kuri uyu munsi twaguteguriye indirimbo 20 zakunzwe mu kwezi kwa Kamena k'umwaka wa 2025. Ukwezi kwa Kamena k'umwaka wa 2025 kwabaye uko amata n'ubuki ku bakunzi b'imyidagaduro nyarwanda, by'umwihariko abakunda umuziki, kuko abahanzi bo mu ngeri zose bakoze mu nganzo baha umuziki mwiza abakunzi b'ibihangano byabo. Hagati aho ngaho mbahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Urakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Niba aribwo bwa mbere kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Fungura inzogera kugira ngo buri video yose dushizeho uzajye uyibona uri uwa mbere. Ibuka gukanda like kuri iyi video niba wayikunze. Hanyuma reka mbahe ikaze. Nkuko mubimenyereye murabizi ko tubagezaho amakuru y'imyidagaduro abagiye ari kuvugwa, by'umwihariko amakuru y'ibyamamare dukunda turi benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi rero nifuje kugutembereza mu ndirimbo 20 zakunzwe mu kwezi kwa gatandatu dusoje umwaka wa 2025. Ikigamijwe ni ugutanga umusanzu mu iterambere ry'umuziki no gufasha abadukurikira kurushaho no kunogerwa n'impera z'ukwezi. Kuri iyi nshuro abahanzi batandukanye bakoze mu nganzo batanga ibihangano bishya. Kuri ubu abahanzi nyarwanda baba abakora umuziki usanzwe barimo n'abakizamuka ndetse n'abakora wo kuramya no guhimbaza Imana bose bakoze mu nganzo. Mu bahanzi bakoze mu nganzo indirimbo zabo zigakundwa cyane muri uku kwezi harimo Run Up, umusore uri kuzamuka neza cyane mu muziki, Chris Easy wahuje imbaraga na The Ben ndetse na Kevin Kenny Soul, Davis D, Neo Bosco Nshuti n'abandi benshi barimo n'abakizamuka. Hanyuma reka twinjire muri top 20 indirimbo zakunzwe muri uku kwezi kwa gatandatu dusoje. Muri izo ndirimbo harimo n'izasohotse muri Gicurasi ariko zigakomeza gususurutsa abakunzi b'umuziki nyarwanda mu kwezi dusoje kwa Kamena. Reka duhere ku mwanya wa 20 ubundi tuzamuka kugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 20 turasanga indirimbo Ariyo by Alicia ndetse na Germaine. Ku mwanya wa 19 turasanga Jehova by Bosco Nshuti. Ku mwanya wa 18 turasanga Ulala by Kayi. Ku mwanya wa 17 turasanga Ndahari by Marina. Naho ku mwanya wa 16 turasanga Carte Jaune by Helto Fit DS Dollar ndetse na Bushari. Ku mwanya wa 15 turasanga 2009 by Platini P. Ku mwanya wa 14 turasanga My Way by Igoma Bana. Ku mwanya wa 13 turasanga indirimbo Ntibanyurwa by Shemi Fit Bulldog ndetse na Ishkevin. Ku mwanya wa 12 turasanga indirimbo Nasara by Bwiza Fit Loda. Ku mwanya wa 11 turasanga Bebenjo by Kevin Banda. Naho ku mwanya wa 10 turasanga indirimbo Sun by Afrique. Hanyuma mbere yuko twinjira muri top 10 turakwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, umuntu ugafungura n'inzogera. Ibuka kandi gukoza igikumwe cyawe kuri like kuri iyi video. Hanyuma reka twinjire mu ndirimbo 10 nazo zakunzwe mu kwezi kwa Kamena. Ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo Moana by King James. Naho ku mwanya wa 8 turasanga indirimbo Nisindiye by Leo Loda. Naho ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo Fire by G-Sha Fit Kenny Soul. Ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo Deja Vu by Kenny Soul. Naho ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo Shock by Davis Steve Fit Soso. Naho ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo Daddy God by Neo Bosco. Naho ku mwanya wa 3 turasanga indirimbo Muraho by Kid from Kigali X Teddy. Ku mwanya wa 2 turasanga indirimbo Folomina by Chris Easy Fit Kevin Karde ndetse na The Ben. Hanyuma se ku mwanya wa mbere urakeka ari iyihe ndirimbo yahize izindi muri uku kwezi kwa gatandatu dusoje ubundi kaza ku mwanya wa mbere? Iyo ndirimbo yandike muri comment ubundi tuze tuyirebera hamwe.
nk'uko twabivuze ni umusore ukizamuka ndetse uri kuzamuka neza rwose mu muziki nyarwanda. uwo nta wundi bamwita Run Up, akaba ari we waje ku mwanya wa mbere ku ndirimbo ye Tsunami yakoze ubundi igakundwa na n'ubu ikaba igikunzwe. Ngayo nguko ni indirimbo zikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga nk'uko abubu babivuga, ndetse zikaba ziri kwigarurirwa na benshi mu muziki nyarwanda by'umwihariko muri aya mezi abiri turimo. Hagati aho ngaho twe tubaye tubashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.